ngo bakivuga gatoya ngo Goliyati ngo abarahagurutse ngo arikunkumuye ngo Dawidi ngo agiye kubona abona Abisiraheli bose ngo bihishe mu myobo, ingabo za Isiraheli zose zigiye mu myobo. Ngo nuko Dawidi arangiye aravuga ati ese bigenze bite, habaye iki? Nicyo gituma bati wowe ntabwo urimo kurakira gihangange bura kujya mu mwobo bura kohereje icumu rikagutikura waba uzize iki? Ngo nuko ngo Dawidi ngo agiye kumva ngo Goliyati ngo arihohose ngo asuzugura Imana y'Abisiraheli, ngo Dawidi batari kuri muntu ni muntu ki ngo usuzugura ubwoko bw'Abisiraheli agatinyuka agatinyuka Imana y'Isiraheli mukamurebera gutya mukabirebera ibi bintu bibaho. Nuko Dawidi aranjama ngo wane witwaza amacumu ariko ngiye nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana ihoraho, Imana y'Isiraheli. Ndagira ngo duhagarare ku ijambo rivuga ko gutera mu izina ry'Uwiteka Imana y'Isiraheli. Tubahaye ikaze mwese kuri Seruka TV ndetse na Gasabo TV. Tugiye kubana namwe, twakiriye umushumba muramubona imbere yanyu, imbere yacu. Mushumba turakwakiriye, muraho neza? Muraho. Amakuru Ni meza. Twishimiye kwakira. Murakoze cyane. Umeze neza? Bimeze neza ndashima umwami. Urakoze cyane. Abadukurikiye bashaka kumenya mbere ko tugezaho ijambo Imana yagushyize ku mutima cyangwa se waduteguriye, ninde turi kumwe? Murakoze. Ni kumwe na Revera Pasiteri Uwumuhoza Aimable, mukozi w'Imana wahamagawe n'Imana kugira ngo nyivugire mu gihe nk'iki ngiki. Muri iyi minsi ni ibiki biri kugufasha cyane ugiye kuvutubwiraho? Muri iyi minsi ijambo rimo kumfasha ni imbaraga z'Imana, ubutwari bw'Imana. Ndumva iryo jambo ari ryo rindimo. Ndashaka kubwira abantu imbaraga z'Imana, uko Imana ikora, uko Imana irusha imbaraga Satani, uko Imana ariyo ishoboye byose. Turakwishimiye cyane rero, turakwakiriye. Murakoze. Tuguhaye ikaze ku ijambo ry'Imana, ariko urabanza ijambo uribanzishe isengesho. Murakoze. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, tugushimiye kugira neza kwa Imana, tugushimiye ko waturinze, wabanye natwe iminsi yose yatambutse, nubwo watabuzeho intambara n'ibigeragezo, ariko waturwaniriye kubw'imbaraga zawe urigaragaza, uratuneshereza, uhabwa icyubahiro. Kano kanya ngarutse aha ngaha kugira ngo mbwirize abantu imbaraga zawe, bumve ko ari we Mana y'ukuri, kandi ko imbaraga zawe ziruta imbaraga zose zibaho zo ku isi zose. Niyo mpamvu rero kano kanya nkwinginze ngo ubwoko bwawe bugiye kumva rino jambo uze urushyigikire kandi ubane natwe, kandi ijambo rigere aho rikura abantu ujye nawe ribashyira. Urakoze kubyumvishe kigweje kuri Imana, icyo twakoze ku byawe byambaze nizeye mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Urakoze cyane mushumba ku isengesho, tuguhaye umwanya wo kutugezaho ijambo Imana yagushyize ku mutima. Murakoze. Ijambo ry'Imana turarisanga muri Samweli wa mbere igice cya 17, turahera ku murongo wa 4. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo atubwiye ngo Dawidi yica Goliyati. 4 atubwiye ngo bukeye mu rugerero rw'Abafilisitiya havamo intwari yitwa Goliyati w'Igati. Ikirere cye cyari mikono 6 n'intambwe imwe y'intoki. Yari yambaye ingofero y'umuringa ku mutwe n'ikoti riboheshejwe iminyururu. Kuremera kwaryo kwa shekeri z'umuringa 5,000. Ku maguru yari yambaye ibyuma bikingira imirundi, kandi anigirije agacumu k'umuringa mu bitugu. Uruti rw'icumu rye rwari rumeze nk'igiti kiboherwaho imyenda. Kuremera kw'ikigembe cyaryo kwa shekeri z'ibyuma 600. Kandi wamutwazaga ingabo yamujyaga imbere, araza arahagarara
akomera ingabo z'Abisirayeli ati kuza kuremera urugamba ho mwabitewe n'iki? Mbese sindi umufilisitiya namwe ni muri abagaragu ba Sawuli? Ngaho nimuhitemo umugabo amanuke ansange, nabasha kundwanya akanyica tuzaba abagaragu banyu, ariko nimuneshwa nkamwica nimwe muzaba abagaragu bacu mudukorere. Tujye hakurya mu murongo wa 45 atubwiye ngo Dawidi abwira umufilisitiya ati waneranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Isiraheli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkuce igihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi bose bamenye ko muri Isiraheli hari Imana, kandi ngo iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari y'Uwiteka kandi ari we uzaba tugabiza. 50 ngo uko niko yahanguye umufilisitiya ibuye ry'umuhumetso, amuneshesha aramwica, kandi nta nkota Dawidi yari atwaye. Dawidi aravuduka amahagarara hejuru, asingira inkota ye, ayikura mu rwubati rwayo, aramuhorahoza rwose, ayimucisha igihanga. Twakira ijambo ry'Imana. Iyo usomye aya majambo cyangwa se ijambo ry'Imana ni rirerire cyane, ni amateka maremare, ariko ahangaha twavuze ko ubushize twaganiriye ku kiganiro kivuga ku mbaraga z'Imana. Uyu munsi nanone nongeye kongera kuvuga ku mbaraga z'Imana, kuko ni imbaraga zikomeye cyane. Ahangaha tumvishe amagambo y'abantu bagize kuri babiri, abagabo babiri, umugabo w'igihangange, ndetse Bibiliya yatinyutse bavuga ngo umugabo ngo w'intwari, ngo intwari y'Abafilisitiya yitwaga Goliyati. Haleluya. Tubona n'indi ntwari yo mu Bisiraheli yari isuzuguritse yitwaga Dawidi. Nivuga ngo Dawidi ubundi ngo yari umuntu waga mu nama za se, ariko yari afite bakuru b'abasirikare bakomeye cyane mu ngabo za Isiraheli. Ngo noneho ngo umunsi umwe ngo se aramubwira ati ngwino nguhe amaturo, ushyire umugaba w'ingabo z'Abisiraheli akwereke bakuru bawe, akubwire mbese umuha akantu, buriya gutanga akantu byaje kera, ngamupfumbatije kano kantu nguhaye, none urangiza musabe kugira ngo uhure n'abakuru bawe. Haleluya. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Ngo nuko ngo Dawidi ngo se amuha amatekerero, aragenda, ngo ageze ku rugamba ngasanga Abisiraheli ngo bose ngo bagize ubwoba, ngo bagiye mu mwobo, ngo bihishe, ngo kubera ngo uwo muntu witade intwari yitwa Goliyati y'Umufilisitiya. Ubu ni mu gihugu cya Siriya. Nuko Goliyati ngo bakiganira, ngo mukobwa atari ko Dawidi utaye bwa butama bwaswo, ugiye herejya ngo twese dushire kare kuzasigara ukabara inkuru, none nawe uje aha hantu bwa bwibone bwawe nibwo butunyuza aha ngaha. Ndamubwira atari ko mwene data nkugize gute, ni inkuru ndende ariko nziza cyane. Garangije ngaramubwira ngo ngese ubundi ngo vuga ibyo bagutumye ngo ubundi ugende. Ngo bakivuga gatoya, ngo Goliyati ngo abarahagurutse, ngo arikunkumuye, ngo Dawidi ngo agiye kubona abana b'Isiraheli bose ngo bihishe mu myobo, ingabo za Isiraheli zose zigiye mu myobo. Ngo nuko Dawidi arangije ngaravuga ati ese bigenze bite, habaye iki, ni iki gituma bati wowe ntabwo urimo kurakira gihangange, bura kujya mu mwobo, bura kohereje icumu rikagutikura, wabuzize iki? Ngo nuko ngo Dawidi ngagiye kumva ngo Goliyati ngo ngarivovose, ngasuzugura Imana y'Abisiraheli. Ngo Dawidi batari kuri muntu ni muntu ki ngo usuzugura ubwoko bw'Abisiraheli, agatinyuka agatuka Imana y'Isiraheli, mukamurebera gucya mukabirebera. Ibi bintu bibaho, byigeze byabaho.
Imana twambukije inyanja itukura, Imana ikaduha amano, Abisirayeli amano bakarya. Ni gute umuntu w'Umufilisitiya utarakebwe, w'umupagani rwimbi, utazi ndava ndajya, utazi Imana, agatinyuka agatuka ubwoko bw'Imana mugaceceka, avuga ati ngewe uriya muntu ngomba kurwana nawe. Arangije abo ngo batari ko se wa muhungu we, urabona twebwe nk'abajenerali, abakapiteni, abakoroneri twarasuye, aravuga tukihisha, noneho utaritoje n'iby'urugamba ni gute uvuga ngo wajya kurwana n'uriya muntu? Dawidi aravuga ati ngewe ndamurwanya kandi ndamunesha, idubu riza gufata inama zanjye nkaryica, intare ikaza nkayasamura nkayica nkayitanyaguza, nkasukura Umufilisitiya utarakebwe n'uwakanga koko. Abantu mu minsi ya none barimo barakangwa n'uburebure bw'ibyaha, abantu barakangwa n'uburebure bwa Satani, ariko hari Imana ntabwo ikangwa n'uburebure, ntabwo Imana ikirisha imbaraga z'abantu, ahubwo Imana ikirisha imbaraga zayo. Haleluya! Imana ibasha gukirisha abantu. Yabwiye Abisirayeli ngo nagende barwanishe, ngo bajyane ngo inzabya zirimo kwaka umuriro. Imana irwanisha inzabya zaka umuriro, abantu Imana ikabaneshereza. Ngo birangiye ngo Dawidi ngaravuga ati ngiye ngomba kujyayo, ngo bamushyira umwami. Ni inkuru ndende. Umwami ati amuha ibintu biremereye cyane, amacumu n'imyenda aboheshejwe iminyururu nka byandi bya Goliyati yari yambaye. Goliyati yari yambaye imyenda ikomeye cyane kuburyo watera n'icumu ririgeremo. Noneho ngo Dawidi yanje avuga ngo mwami ngiye ntabwo ibi ngibi nabishobora, kuko mfite Imana yanjye ndwanirira, ubu igihe cyose ndwanisha inkoni. Haleluya! Ati ndi umushumba ndwanisha inkoni. Garangije ngo yifatira inkoni ye ngaramanuka n'itopita yiwe, ngo ya myenda ya Sawuli ngo yayijyana, ngaramanuka ngo Dawidi ngamurebye ngatangira Goliyati ngabonye Dawidi amanuka, ngaratangira avuga ngo ariko se mu bakabyaramwe, ngo noneho koko ngabagabo barananiwe, ngo none ngo muheje nguru ruhinja, ngo yemwa ngo nidukubwiye kuza ngaha, ngo utekereza ko ndi imbwa se? Dawidi aravuga ati ntago, ati mva, ati ndakwica. Goliyati nawe arivate ngwino nkubagira ibisiga, ati ndagufata. Goliyati bakarafata ahita akakanda agahwanya rimwe. Nuko Dawidi anjama ngo wane witwaza amacumu, ariko ngiye nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana ihoraho, Imana ya Isiraheli. Ndagira ngo duhagarare ku ijambo rivuga ko gutera mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Imana yacu gutera ibigutera, ibasha kutuneshereza bya bindi ibasha kuturwanya, Uwiteka Imana yacu abasha kubirwanya. Twihuse ngo Dawidi ngo Goliyati ngaramanuka ngo n'isikoti ye. Noneho ngo Dawidi kwa ko Goliyati na hantu Dawidi yari gutera ibuye ngo rije, Goliyati ngarangije ngazamura ngo ingofero kugira ngo akarebe neza ukuntu aragafata kagahwanya. Dawidi ngarazunguza abamukubise ibuye mukoco mu gahanga, undi ngo yitura hasi. Buriya ni Imana yakuye iriya ngofero, ntabwo ari Dawidi yakuye ingofero, ntabwo ari we yakuye ingofero, ahubwo ni Dawidi wagize, ni Imana yagize gute yakuye iriya ngofero kugira ngo ice agasuzuguro. Imana imaze guca agasuzuguro, ngo Goliyati ibuye ngo ramutumbagiza mugeza muri metero nka 50, ngaragaruka yikubita hasi. Dawidi ngarangira wa undi wamurindaga aranyanyagira, amaze kunyanyagira Dawidi ngaraza muhagara hejuru ngamuca igihanga, nkuko Dawidi yavuze ngo aragaburira ngo inyamaswa zo mu ishyamba n'ibisiga, ngo arabigaburira intumbi ya Goliyati ngo n'ingabo z'Abafilisitiya. Abisirayeli babonye Goliyati yicotse hasi, ingabo z'Abafilisitiya zirukase, ngo barazigerekana bagenda bazica umugenda. Imana yacu irakomeye. Haleluya! Shuti bavandimwe, najya mubwira ngo Imana yacu ntabwo igikirisha inkota, ntabwo ikirisha imbunda zikomeye cyane. Imana yacu ikirisha ibintu byoroshye cyane. Imana yacu yagukoresha, ushaka kwisuzuma ngo ngiye ngo ndi umwana mu ijambo ry'Imana, ngo ntago ngo nize za teologiya, ariko Imana yo yagutumye iragutuma kandi ukajya gute ukabikora. Umuririmbyi yavuze ngo umuntu w'Imana, Imana yambwiye ngo ngwino gutume, ngo nyacyo nishoboreye, ngo ariko ngashyuhijwe n'umuriro, ngavuga ngo none ngo Mana ngo ndajunume. Haleluya! Imana yacu yagwa icyubahiro. Ngo rero ntukisuzugure. Natwe twabaye abashumba, twarabanje kuba abana mu ijambo ry'Imana. Nubwo natwe turimo kurangiza za kaminuza za teologiya, ariko twatangiye natwe twigira ku birenge bye batubanjirije, kandi twarize neza. Imana yacu yadushyigikira. Nshuti bavandimwe rero, nagira ngo nkubwire ngo tinyuka ukorere Imana, wirengagize ibyo bigeragezo biri imbere yawe bingana nka Goliyati, uzirengagize, ubisuzugure. Suzugura rero, agasuzugura ibigeragezo bikuri imbere. Numara kubisuzugura, Uwiteka nawe arajya gute aragushyigikira. Ariko nutinya ibigeragezo, uragira ubwoba bizakwica. Uzavanga ibigeragezo biranyishe,
ngo intambara ziranyishe. Umuririmbyi yavuze ngo murinze ngo menyesha igihe iwacu se ngo ni mwero, avuga ngo dore ijoro ryishime cyane ngo buracya hanyuma. Ngaraje avuga ngo murwanyi we ngo cyo mbwira nawe, ngaje garamubwira ngo dore urugamba ruzashira, guma mu ntambara. Nagira mubwiye nshuti muvandimwe, guma mu ntambara kandi uzanesha. Imana yacu irahari kandi Imana yacu irakomeye. Nagira ngo rero uyitekerezeho, urebe ibigeragezo aho byari bikugeze, ari intambara zazikugeze, nurangiza usuzugura ibigeragezo, usuzugura intambara, vuga ngo Imana yacu irahari, yanesheje Dawidi akica Goliyati, na n'uyu munsi iracyahari, nanjye yanabara. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Reka dusenge Imana kubwira ijambo, ariko wikomeze ku mwami wawe, kandi uvuge ngo byanga bikunda ndi kumwe na Yesu, kandi kumwe na Yesu ntacyo naba. Usuzugure ibyo byose bigusuzugura, nawe bisuzugure, ibigeragezo bisuzugure, kandi umara kubisuzugura uzanesha. Reka dusenge Imana. Imana yacu uri Imana ikomeye cyane, uri Data wa twese mwiza, kandi uzi intege nkeya zacu, ariko uturwanira kandi ukaturinda Satani, niko umuririmbyi yavuze. Kandi yavuze ngo Uwiteka Imana ngo uzagenda imbere yacu, ngo uzatubera Imana yacu, nawe tukubera ubwoko bwacu. Turwanire intambara izo tuzi n'izo tutazi, kandi ibyagezo bituma kutugerageza muri iyi minsi ya none. Uwiteka Imana uturwanirire, urwanye intambara ndwana nazo. Bene data bo hirya no hino ku isi yose, mu bihugu bitari bimwe bafite intambara, reka Uwiteka Imana barwanirire kandi baneshereje mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese ufite ibibazo, abarwaye Mana ubagirire neza, abuze uko wabigenza, abuze amafaranga ubaha amafaranga, abarwayi kwa muganga ubakize mu izina rya Yesu Kristo. Abuze aho kuba Uwiteka Imana uhabahe, cyane cyane bite kuri abandi bakunira uko bwize n'uko bukeye, babandi bavuga ijambo ryawe. Urakoze Mana, bose basanga bagire neza, n'abatarakumenya nabo bagire neza, kuko uri Imana ivubira imvura ababi n'abeza, kugira ngo nabo bazabashe kumva ijambo ryawe, kugira ngo babone ibintu yawe nabo bashe gukizwa. Urakoze Mana, umuntu wese ukurikiye YouTube channel umuha umugisha, kandi Uwiteka Imana ukomeze kuyagura. Urakoze kubyumvisha mu izina rya Yesu, amen.